Ngiye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cy'ubuzima kinyura kuri Kigali Health and Fitness. Uyu munsi twabategura ikiganiro cyiza cyane kivuga ku muvuduko w'amaraso. Ni gute wakoresha blood pressure machine ukamenya kubera iriya mibare. Abantu benshi ntibazi kubibara, ntibazi kubireba bikabayobera. Ariko uyu munsi udukurikiye muri iki kiganiro ugiye kumenya ngo birya ari umuvuduko w'amaraso uri hejuru, birya ari umuvuduko w'amaraso uri hasi. Karibu muri iki kiganiro umeze udukurikiye ku kiganiro cyacu muri channel yanyu y'ubuzima and fitness, Kigali Health and Fitness. Tugiye kureba rero umuvuduko w'amaraso, ibyo upima, ibyo urebera ibipimo ukamenya ngo umuvuduko uri hejuru ndakora iki, umuvuduko uri hasi ndakora iki. Uburyo bwiza bwo gupima umuvuduko w'amaraso ukamenya uwo umeze ute ukareba muri blood pressure yawe, muri ya mashini yawe tuzabonamo imibare igiye itandukanye. Hari icyo uzabona cyo bita systole, hasi ubonemo diastole. Systole ni imibare rero iri hejuru. Hano systole ni iki? Cyagiye umutima wohereje amaraso, hari ukuntu imitsi igomba kwaguka, umutima wawe wipompye amaraso, imitsi igomba kwaguka. Nibiri kwaguka hagati y'120 ngo n'140, ni ukuvuga aho ngaho niko bigomba gukora. Hejuru y'aho ngaho biba byatangiye gutera ibibazo, ni ukuvuga ngo bigomba kwaguka nibura hagati y'120 n'129 biba byabaye normal, cyangwa se hagati y'130 n'139 naho byabaye ngo ni umuvuduko w'amaraso ariko noneho uri ku kigero cyo hejuru. So noneho hano uzasanga imibare iri hejuru, n'upima ugasanga byagiye mu 140 n'159, ahangaha biba byari umuvuduko w'amaraso uri hejuru ho. Ariko kandi noneho upima ugasanga byabaye 130 180, umuvuduko w'amaraso wabaye hejuru, wabyarenze igipimo, byari ikibazo. Ariko hasi tuzasanga yita diastole. Diastole ni cyagiye umutima noneho utuje utarimo gukora, hari ukuntu imitsi igomba kwitwara. Iyo mitsi igomba kwitwara hagati y'180 na 90, ni ukuvuga ngo ibyo bipimo byose ugomba kubimenya ukabikurikiza. Wakora iki umuvuduko w'amaraso wabaye hejuru? Wakora iki umuvuduko w'amaraso wabaye muke? Hari byinshi, hari inama nyinshi ugiye kumenya muri iki kiganiro cyawe.